Akira. Mwaramutse nari nje kureba kuri amafoto yo muri radio babafashe mu gitondo. Narebe neza. Indwara kikomeye. Nuse mugabo ikomereye. Yewe urabona iyi ndwara rwose muri kaminuza ntabwo nayitagaho cyane, ntabwo nayizi ko indwara ibaho. Mwakoze guhitamo kubana natwe kuri Mu Buzima TV. Ikiganiro giheruka twaganiriye ku ngaruka zishobora guterwa no kubyara ubazwe. Icyakora hari impamvu simusiga zituma muganga ashobora kuvuga ati uyu muntu ni ngombwa yuko mubyaza abazwe. Izo mpamvu ni izihe? Ni zimwe mu zo turi buganireho uyu munsi. Turabitse yuko ikiganiro cyacu giterwa inkunga n'Inuma Technology Limited. Ushaka gutera inkunga cyangwa se kwamamariza ibikorwa byawe muri izi video zacu, ushaka guhamagara kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Turakwibutsa ko ushaka gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu. Hari impamvu nyinshi zituma umuganga avuga ati uyu muntu reka mubyaze abazwe. Izo mpamvu zimwe muri zo nize zikurikira: kuba warigeze kubyara ubazwe cyangwa se warigeze kugira ubwo bagwa kuri nyababyeyi. Iyo ni imwe mu mpamvu simusiga zituma muganga ashaka kuvuga ati reka uyu muntu mubyaze abazwe, mu rwego rwo kwirinda ingaruka zishobora kubaho nyuma. Impamvu ya kabiri ni uko umubyeyi afite infection mu gitsina. Iyo ufite infection mu gitsina bizamura ibyago byo kuba wabyara ubazwe, kugira ngo iyo infection hato utaza kuyiha umwana mu gihe arimo kuvuka. Impamvu ya gatatu ni igihe umwana ari munini cyane. Igihe bigaragara yuko umwana ari munini cyane, ntabwo muganga afata risk yuko yakubwira ati jya kugeza, ahubwo aguhitiramo ko wabyara ubazwe kubera yuko ababona yuko umwana adashobora kunyura mu matako yawe. Impamvu ya kane ni ukuba ubuzima bw'umwana buri mu kaga. Ni ukuvuga ibipimo bigaragaza yuko umutima w'umwana wihuta cyane cyangwa se ugenda buhoro cyane. Icyo gihe muganga nabwo ahitamo yuko bakubyaza vuba na bwangu kugira ngo barengere ubuzima bw'umwana. Indi mpamvu ni ukuba ubuzima bw'umudamu nabwo buri mu kaga. Icyo gihe muganga ahitamo gukiza ubuzima bw'umwana ndetse n'ubw'umubyeyi mu gihe umubyeyi byaba bigaragara yuko amerewe nabi cyane. Impamvu yindi ni uko umubyeyi abihitamo. Iyo mpamvu ntabwo turi bitindeho cyane, ni nayo twarebye mu kiganiro cyacu cy'ubushize. Hari ababyeyi baza bifuza yuko babyara babazwe kubera gutinyigiza. Abo nabo muganga hari igihe abemerera akavuga ati nta kibazo nibakubyaze ubazwe. Indi mpamvu ikunda kugaragara cyane cyane ku badamu baba batangiye kugerageza igise ariko nyuma bikaza kuba ngombwa yuko babagwa, ni igihe bigaragara yuko yagize ibise bidahagije. Iyo umudamu afite ibise bidahagije, nabwo muganga ahitamo yuko uwo muntu ashobora kubyara abazwe, kubera ko bishobora kugira ingaruka zikomeye ku mwana. Ngizo zimwe mu mpamvu simusiga zishobora gutuma muganga yitamo yuko umubyeyi abyara abazwe, bitandukanye no kugenda wijyanye uvuga ngo urashaka kubyara ubazwe kubera impamvu zawe bwite. Reba ukunda ibiganiro byacu, turagusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu buri uko bisohotse kuri YouTube. Kandi ushaka kwamamaza mu biganiro byacu ushaka guhamagara kuri nimero yacu ubona kuri ekara yawe. Urakoze cyane.